Aha nk'uko bisanzwe ni ku Nzozi TV 1 aho tudahwema kubagezaho byinshi kandi bitandukanye mu busesenguzi cyangwa se muri court tujya dukora. Ahangaha rero ni hahandi abaperezida batandukanye bifatiye Netanyahu cyangwa Israel mu gahanga. Aha rero ni muri ya nteko ya UN aho abantu bagiye bafatija, murabizi ko bahise bisohokera rwose Benjamin Netanyahu minisitiri w'intebe wa Israel agifata ijambo. Ubwo yahaguruka agitangira kuvuga imbwirwaruhame, barenga 100 abadepite barenga 100 bose barisohokeye. Bamaze gusohoka urumva byari ibihugu bisaga 50 bose barisohokera, maze Netanyahu akomeza kuvuga imbwirwaruhame ye ari kumwe n'abanya-Israel bari bagiye bamuherekeje bamukomera mu mashyirero. Aha rero Netanyahu yatangiye yivuga ibigwi, murabizi, ariko igihe cyarageze ababagarutse mu nteko bafata ijambo. Harimo perezida wa Colombia. Perezida wa Colombia we yikubise mu gatuza agira ati ndagira mbabwire ko ibi birababaje kandi biteye agahinda kubona twirirwa hano dufata imyanzuro mu mpapuro gusa, dufata imyanzuro gusa mu mpapuro, ariko imyanzuro tutayikitambikwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bintu birababaje. Ni gute abantu b'abagabo twirirwa hano? Ibi bintu n'ubusazi, ibi bintu nta n'ubwenge burimo, ibi bintu ni nk'amarobo. Ni gute dufata imyanzuro maze Leta Zunze Ubumwe yagera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igitambika umwanzuro wacu? Ibi bintu birababaje. Ni gute ariko ubundi twebwe nk'abantu ibihugu biterane hano tudafata abantu bose bari kurwanya Israel? Ni gute tutafata umwanzuro tugafata igisirikare, tukagiha ingabo, tukagiha amafaranga, tukagiha ibikoresho, kikagenda kigahangana n'icyo gisirikare kigize karakajya cya Israel? Ibi birababaje. Ni gute tutakora icyo gisirikare? Ko hari ibisigara byinshi twakoze bikaba byarahanganye ni mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Kuki tutakora ikindi gisigara kizajya mu ntambara cyo guhangana na Israel nk'uko twakoze igisigara cyagombaga guhangana na Hitler? Nuko yafashe yikubita mu gatuza avuga iyo mbwirwaruhame ye. Abari aho bamukomeye mu mashyi. Ese baraza kubyumva cyangwa se baraza kumutenguha? Ati nta kundi twahagarika genocide iri kubera muri Palestina na Gaza tudafashe ingabo ngo tuzi intwaro ziri trained, ziteguwe neza, ziri trained, dukore igisigaye yisumbi cya Israel, maze murebe ko tudahagarika Israel mu kwica abantu muri Gaza. Abantu bahindutse nk'inyamaswa, ni ukubica neza ntacyo babitayeho. Israel tugomba kuyihagarika. Uwo ni perezida wa Colombia, ariko nawe byamuviriyemo guhita ahagarikwa. Ariko nawe n'umwiyanduzi ucumuye yamaze kugera hanze y'inteko, arongera yumva ntanyuzwe. Hari akiri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashaka megafone arangije ati ibi ntago byoroshye. Murazi rero perezida wa Colombia yanze kuvuga icyongereza pe, ariko yafuza ati nimunshakire umusemuzi kugira n'abanyamerika bumve ibyo ndi kuvuga. Afata megafone baramusemurira, arongera asubira muri ya magambo ngo tugomba gukora igisirikare gikomeye cyane kigomba guhangana na Leta Zunze n'abanya-Israel. Ati birababaje aho dufata imyanzuro, iyo myanzuro ikitambikwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ibi bintu harimo ubusazi, ibi bintu harimo n'ubwo ese ubundi Amerika ni amarobo. Yabivugaga mu gahinda kenshi, ababaye cyane tugomba guhangana kurasa igisirikare cya Israel. Uwo ni perezida wa Colombia. Perezida wa South Africa nawe yagarutse kuri icyo kintu ati genocide iri gukorwa na Israel, ikorerwa abanya-Palestina n'abanya-Gaza, igomba gushyirwaho akadomo, igomba guhagarikwa. Uwo ni perezida wa South Africa. Ati ibi bintu birababaje. Ntago dukomeza kurebera, ntago mukomeza kurebera UN irebera, twese turebera ngo genocide isi yari gukorera muri Palestina ndetse na Gaza ikomeze ihabwe ishingiro. Ntago ari byo.
urabyumva ntabwo ari byo. ubwo maze undi wafashe ijambo rero ni perezida wa Turukiya. Perezida wa Turukiya ati ubugome Isiraheli ikorera Abanyapalestina cyangwa ikorera Abarabu cyangwa ikorera abantu bayikikije, ubwo nibwo butuma ihora ari ingome, ari ikizira, ari ikintu kibi mu maso y'abayikikije bayibona. Ese ubundi we wakorera umuntu nabi maze agakunda akakugira inshuti? Niko yarari kubabaza. Ubu ni perezida wa Turukiya ati urwango banga Isiraheli niyo irwitera. Niko yarari kuvuga. Niko yarari kuvuga. Ariko se koko ibi bintu bizageza ryari? Maze ahangaha kuzira perezida wa Slovenia ni umudamu. Perezida wa Slovenia yagize ati ariko se ndeka mbabaze, ubu koko muragiye tuzabwira abana bacu iki? Tuzababwire ko hari ibyatunaniye? Reba ukuntu twananiwe no guhagarika Hitler yica Abayahudi, akica Abayahudi barenga miliyoni 6, twese dukanuye amaso turi aho twasamye. Reba jenoside yabereye mu Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, abasaga miliyoni bose, abarenga miliyoni baragiye, turaho ntacyo twabashije gukora. Reba jenoside iri yabereye Serbia, iyo yarabaye nta kintu twayikozeho. None na jenoside iri kubera muri Gaza na Palestina nayo duhame turebera. Twazabwira abana bacu iki? Twazakora iki? Ubwo uwo ni perezida wa Slovenia, ni umudamu mwiza cyane wari uri kuvuga ayo magambo, ariko umuntu wese uzi ubwenge yakumvishe aya magambo. Aha rero ni ku Nzozi TV wano ko tudahwema kubagezaho byinshi. Kora subscribe, ukore share, ukore like, maze urawutanze inkunga kandi utange n'igitekerezo cyawe. Bye bye.